umugore azaza ryari? Shabaramutse. Naramutse. Mbwira nabise. Ubise Ni breakfast. niba nibuka neza. Nakubwiye ko utazongera kuntegura ibyo kurya. Ubise n'ibyo kuzana. Ase chérie. Nese urabona wabaho gute ko ari sadahari? None se yahise adahari wowe barisa? Nese wajya guteka mama? Betty. Niba nkubwiye ikintu cyumva nk'icyo nkubwiye. Shaka ko ntacyo bitwaye. Ujya kubikora wambaje. Arisa naza nagaruka ntabwo nzongera guteka. Chérie. Bon appétit. Urashaka icyo ushyizemo iki? Ntacyo nasenge singiye gusangira nawe. Turabisangira. Tubanza urye turebe. Rijyane niwe nabuze ngo urye. Bon appétit. Banza urye mbere mbibone ko wabize. Wagiye reka kumva ibintu bakubwiye. Ndeke no kumva se n'icyandike no kubona ibyo mbona. Mbase reka turye sibyo. Wamize. Kandi ntabimenyere. Ese ubundi uretse wowe uzana umutima mubi n'igihe wunze umutima mubi. Merci. Niba kwemera cyangwa yasigaza mu kanwa. Ntakirya ubundi nidupfa dupfane. Sidukundana. Nawe nyine. Ese njye ndiyanze basi dusangire ntacyo bitwaye sibyo. Ubundi ikibazo ni wowe. Gute? Byiza. Nakoze iki se? Bicaye. Bite. Meze neza. Ugiye se? Ari igihe gato ariko ntabwo ntinda. Nese ugiye kwinsiga hano njyenyine? Ntabwo ntinda. Ni iminota mike ndahitamo. Oya nese waritse ahantu wari ugiye kujya ukaza kujyayo nyuma ya saa sita. Ahubwo noneho reka njyeyo mbanguke aho kugenda nyuma ya saa sita. Oya nyona agiye kugenda reka nawe reka uraza kugenda nyine nyona ngiye guhita mutuma nawe uraza guhita ugenda nyine na manyoni naza kuvana ku munsi bw'ingenzi. neza. Ayibona n'ubundi wowe umeze neza kabisa. Yameze neza. Okay. Nanjye meze neza urebye nta kibazo. Okay. Shobora ariko rero aranyagije cyagiye ubushize ndagutegereza ndakubura. Yesashiri wasanze imvura iri kugwa kandi nyine Sashiri wambwiye yuko ugiye kuza tukajyana mu mujyi. Yes nyine urumva nari ngiye kureba nari nsubiye mu nzu kujya ngiye kuri telefone n'ibyo tugenda nsubiye mu nzu nkubitana neza nkinjira mu nzu telefone birasonye mbwira ko nyine hari umushyitsi wanjye ko tugiye kujyana kuri banke ahita ambwira nyine yabihinduye nanjye nyine bitambyore bari kumpakanira ukambwira ngo usuku nategereje ari hanze nari mfite ndanyagirwa umva
namayite nari mfite nuko natashye imyenda yanjye yose yatose. bye sorry pe ntabwo Sheri nta kundi nyine narakosheje nyine urukundo nyine niko rukoresha nta kundi. Urukundo uzi ko rwampinduye umusazi neza wari umeze neza kugira ubwo mpagarara mu mvura ikanyagira. gukunda niko bimera. None se sheri ya mafaranga y'inzu se waba warayabonye cyangwa shasheri ntabwo araboneka yose. garaboneka? Yeah. Okay. Harya saa amezi abiri wambwira? Yes, amezi abiri ariko urumva ari kuziraho n'ukundi. Atatu. Kwenda zina ay'amezi abiri se. Ariko nta kibazo waba wishyuye amezi abiri kundi ukaza kwishyura kugeza mu hagati nta kibazo. Yabiraruta aho kugira ngo landlord nkomeze nshenganwa nawe nakwishyura amezi abiri nayo yanduka yama ariko nkayamuha. Ariko ubu ngubu ntabwo wayabona tegereza ukamenya. Okay, nta kibazo ndawe negereje nuko kundi uzakubona. Urishimye? Yes, happy cause of Sheri. Ariko ngiye kujya ku kazi ari yandisigaye nayo ndareba mu myaka ikibazo nshobora kuza nyazanye. Ayo y'ukwezi kwa gatatu. Yego. Okay. Sheri rega amafaranga arahari rero ntukagira ikibazo. That's why darling. Nta yategereje. Nuko nyine hari igihe rimwe na rimwe hajya haza akabazo nyine kwa ngombwa kabura ariko ubundi amafaranga arahari ikibazo cyose. Okay. Nta kibazo sibyo Sheri ntacyo nyine ndayategereje. Sheri rero reka njye mu kazi ubwo ngubwo ndaza kugaruka nimugoroba nayo ngabo yandi nyazanye. Ubwo uraza uzanye kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu yose. Okay, wait for you. Okay rero ngende mu kazi ubwo turaza gusubira. Okay, nta kibazo. Sheri. Sawa umunsi mwiza. Thank you. Sawa. Ntipagira ngo naramuroze kabisa nta kintu akora ngo amveho yarananiye ako nanzanira amafaranga nini. Oh my god, amezi atatu. Okay, fine. urubundi araramo gutya ngaragura hepfo ruguru ndirana gute mfite umugore hano mu rugo sinanaho Betty ndamucaye nonora namaze igihe mukorera tamanje amukorera no gusaba wimye neza kagende mubeshyi arabyemera ntabwo ntarara mu rugo ngiye nyine kurya umugore wapi. ariko ibintu mbonye nimba bitazaneza kanseri y'umura zaneza y'ubwonko cyama boss akaza amabanga mbitse baganira bafungana ibipensu gusomana nabyo biraba. Boss yizanira umwana bamurya uwa mbere amwiba iri banga ryo niritaneza kanseri ndarivuga tu ntago naribika somane birije binyongagure ngewe ndeba ni nagize mbika ibanga ndarivuga
wasanga boss yahise ntangabira akahita avuga ati inzu ibaye iyawe. Ndarivuga to, ndarivuga ibyo bigira, ndarivuga iri ngiri. Ubundi nanjye ngenda mbyimbye, ngenda gutya. Reka manze njye kunywa amazi, ndaza kurivuga nuje. Njye kunywa amazi. Ninde? Betty ni njyewe. Injira. Nje kureba ko umeze neza. Jeff, aya masaha mu cyumba cyanjye. Ariko nanone byamubwire ko amaze gushwana na Alice. Ngo? Amaze gushwana na Alice. Jeff, ngiye kuryama amasaha yagiye, wari kubimbwira mu gitondo byose. Ndabizi. Ndabizi ariko ywe kuri umugore wanjye. Ewa Jeff, we none iyo mitomo muzanye. Basi mbwira ikikugenza kuko numva iyo mitomo hari ikiyiri inyuma. Tingenze n'ikindi kubwira nta kindi kigenza. Genda koze cyane. Mbwira ikikugenza ni ibyambere. Maze gushwana na Alice mubwira nibyo. Mushwanya adahari. Turi kuvuga kuri telefone n'indi mu cyumba. Nabirenze ariko uziyumva. Hongeyeho n'ibyo nabonye imico yiwe. Yibuka cyagiye yangabura icyayi n'ibindi ndamaze kumvaho. Mbona ko Alice atari umuntu twabanye. Ewe Jeff, we ndakuzi cyane. Aba ndi kubeshya ndi kuvugisha ukuri. Kandi urabizi niwe mugore wanjye. Kuvana kera. Ariya bose nabazaga bivanga iki. Ariko urabizi ko ari umugore wanjye. Iyo jambo amatwi yanjye yararyibagiwe n'ubu nagishaka no kuryumva. Jeff, ubwo n'uburyarya uzi impamvu? Nuko Alice adahari uri mu cyumba wenyine. Jeff, naraguhaze, nukuri naraguhaze uburyarya bwawe narabuhaze. Ntabwo ari uburyarya. Umva mubwire. Ambura kanya. Ndakumva mbwira. Nkajya nkubwire yuko ibyanjye na Alice byarangiye. Nibyo tuse kwambwiye ko byarangiye uragira ngo bigende bite? Betty byarangiye ntabwo bukiri hano. Sha hano mabaye ko umva ni ku ngufu micaye. Uza micaye kuko bishaka. Ntabwo ibyabaye byarabaye reka tubyerwe basi. Tubere mu past. Jeff, ubwizo sibyo? Ntubizi ko buri gihe unzanaho uburyarya nk'ubwo. Ntabwo uryarya nk'ubwo. Ibi byose no kubera ko Alice adahari. No, ndakubwira ko twashwanye namukati nta. Jeff, ugenda mwiyunge. Ngenda ndashaka kwiyunga nawe. Ndakwinginze mbabarira. Jeff, ntabwo ugarutse gukinisha umutima wawe. Betty, nizeye ntabwo nshaka gukinisha umutima wawe. Kubera iki nawukinisha? Ariko ibyo ni ibintu umenyereye. Nganyizera ubu ngubu basi. Basi ibyo ubwiye nzabyizera mbibonye. Ntabwo mbyizeye none. Ariko bitewe n'ibyo ukora nzagenda mbibona. Nkanabyizera. Sarakoze cyane. None urashaka kurya mana? Cyangwa tugende mu cyumba? Aho ushaka kwitema aho ngaho. Nta kibazo ngo turyame. Sarakoze. Nyoni. Rero urabona amaze iminsi nyirirwa mu rugo. Aho ugiye kunyongera umushahara se? Urakoze rwose. Oya ahubwo hari icyo nashaka kukubwira. Tagushimiye rwose. Ugiye kunyongeza umushahara? Wabanza wumve se. Banza wumve. Urabona nirirwa mu rugo nawe ni nkaho nta kintu usigaye ukora. Njyewe?
nta kintu usigaye ukora muri rero ndumva icyiza waba ugiye mu rugo waba utashye hanyuma nazagukenera nyuma nyine mbona akazi kambanye kenshi nkaguhamagara ukagaruka ugakomeza akazi. Narebye n'ubundi nsanga n'ubundi usigaye wirirwa upfa ubusa nta kintu ugikora rero waba wigiriye mu rugo nazagukenera nkaguhamagara. Nazubuka ko ndatashye koko uzaba uranyirukanye. Oya ntabwo nkwirukanye Nyoni, ntabwo nkwirukanye, ndashaka ko ujya mu rugo si wanyu ntubakumbuye ahubwo nta nubwo uherukayo. Ndabasure si ukugira bakirirwa bankubita ngo nanyweye urwaga rw'abandi. Nyine ese ujye witwara neza ugenda unabasure ubundi ningukenera nzaguhamagara ugaruke sibyo. Harya ni amezi angahe wishyuza? Ntabwo ngiye rwose nushaka uyareka n'uyame ariko ngiye ngumwana. Oya nta erega uzagaruka. Nzagaruka. Uzagaruka. Nzagaruka ryane ngiye ntabwo nashaka gutamuza rwose mbabarira. Oya nta kibazo Nyoni uzagaruka ambwira ahubwo amafaranga nkwishyura ejo mu gitondo ugende sibyo. Genda usure no mu rugo ningukenera nzaguhamagara ugaruke sibyo. Kuri ngiye nuko ngiye nari nkumbuye hano ngiye ntabwo nashaka gutaha. Rwose wambabarira. Oya ahubwo witegure umese imyenda yawe byose ubitegure nusoza umbwira ngo amafaranga yawe mu gitondo ujye mu rugo. Nase ubu nuko bigenze koko. Ntago nkwirukanye ariko ningukenera nzongera ngo uhamagare. Bunashye si bosi ne. Ubona wagiye gusigara bya mashitani. Uburiri buzacika bwa bosi ubagiye kuri ibishitani. Se yagiye kuko ubundi Shimari mukumbuye cyane mukwereka njyewe ariko ushaka ko dukundana ibintu bifatika bane ibintu byo gukundana igihe kimwe tukaburana ikindi ukabona agiye nanjye ibyo nari mbihanze urukundo rurangira nari maze kuruhaga ngaho sinzi ejo bundi. ariko si ubu watekerezaga iki iyi minsi yose tutabaga turi kumwe? Nese ko rero mba negereje none se njye ninjye wafatiye mbere nkakubwira ngo dukundane urukundo rwa nyarwo shiri cyangwa niwe wakabimbwiye? neze wowe bikurimo ntabwo wabimbwira we? Mbabarira iwacu ntabwo ari uko dutegereza ko abagabo batubwira. warabyibushye si wese uba umfashe neza nubwo nyine uba utambwira ubuzima. gusa ni byiza kuba umuntu yongeye guhura nawe ntako biba bisabye se. ariko reka urukundo rwacu bose turushyire ku mugaragaro tureke guhora twishahisha si byo se sheri? bya nyabyo se njyewe ndabirambiwe. tuzabivuga ati nuko uzabibwira ababyeyi ryari si ukuntu bakishima mu rugo rikaba ibe surprise ntabwo nakubwira uyu munsi. ibyo ngibyo uhora umbwira buri munsi. reka ibe surprise. uri kwitaba ndabona sisita amamagaye kanze ndajeho gatoya. sibyo sheri? ni sisita buretse sibyo? se ni ibiki koko? Sure. Yatari. Mva, nari mukumbuye byatari njyewe ntabwo Today the whole day I'm with you. Oh. Shiri. Nari Ko batadufungurira se. habejanze. Ni wadufungurire. Atwikatira. So cyakemwe iki? Karibu.
Betty ushobora kudereza inzira tugatambuka. Nadi Ushobora kudereza inzira tugatambuka. Nadi nawe mukoze iki se? Ubuse Nadi uje hano utazi ko yari umugabo wanjye. Umugabo wawe se umugabo wawe? Betty ushobora kumpereza inzira ngatambuka. Nadi nawe twabanye mu nzimu twasangiye byose. Bamko tanzana amatiku. Ushobora kumpereza inzira ngatambuka. Umugabo se wamutanze nk'inkwano. Ako je Umva tuvuye mu nzira ngatambuka. Nadi urambaza iki washenze? Koko Nadi Urambaza iki? Urashaka kabisa nawe natuma Nadi neyindi. Fungura ngira vuba fungura. Ntabwo cyadine yinjira. Urugo n'urwawe. Jeff ntabwo Nadi nakwinjira muri inzu. Ni yande? Nadine nibe nabandi nako. Tambuka. Nadine. Reka nitambukire Betty. Kingura ninjira. Inzu yanjye ntago ari yawe. Nutabishaka uso kugenda. Ntabwo nshaka guhangana nawe Betty. Akusheri. Aya mane ntabwo nshaka. Ako Nadi. Ndakubwiye ngo kuva mu nzira ntambuke. Ntani muhugira. Wezi iki? Yakoze. Eko Nadi koko. Kuva mu nzira ntambuke. Nagukoze iki? Sheri nafe mu nzira twinshira. Ntabwo nshaka guhangana nawe. Ntabwo nshaka guhangana nawe. Umva ushaka tusere. Nadi ntabwo winjira muri iyi. Ushaka tere nawe? Shiri njira. Ndakubwiye nti. Pamuza ninjira. Ako Nadi. Ushobora kumpereza inzira ngatambuka. Ako se Sheri. Nge ntabwo rwana ariko. Wajyaga kunzana hano usiko neza ino. Nyihangana gatoya nyihangana mbanze vuga na Betanga. Nadi taha rwose. Nadi jya mu basore ntabwo umva mko. Ndakubwiye nti sinshaka guhangana nawe. Sinshaka guhangana nawe. Sheri ngwino. Iyi nzu ni yanjye ntabwo ari yawe. Ntabwo ntegeka uwinjiramo. Nta nubwo ntegeka usohokamo. Ni iwanjye si iwawe. Kubyumva? Sinzongeye kandi n'ubundi munsi kubona unyinjira mu buzima bwanjye. Umugabo uyu nguyu turamufite. Ntabwo uzasohoke. Ugende niba udashaka baza. Umva. Kwese kudutera icyugazi.